gute no kuba nakwinywera imiti. Hari amabanga ari hagati y'umuntu bita Muyango ndetse bita ngo ni Kazungu ufunzwe. Nibi bintu nyine ngo by'amadivorce ngo yabona bakimenye, harimo kata nyinshi cyane. Imodoka ya Range Rover uwitwa Muyango yaratunze bwa mbere. Iyo modoka yayiguriwe n'umuherwe wo ku Gisozi ufite uruganda bita ngo ni NBG rwakoraga zino nzoga z'uburozi bwamaze abanyarwanda. Aragenda amugurira imodoka ya Range Rover. Umugore yagenda abana nayo, umugabo kubyakira biramunanira ko buriya hari ukuntu abagabo bagira complexe d'infériorité. We ukumva yuko niba uba mu nzu yishyurwa n'umugore, stoke ikorwa n'umugore, ukumva yuko nyine ibyo bintu ari igisebo, ndetse abenshi kubyihanganira ibyo bintu biragorana. Agahitamo kuba nyine just yasenya kubera ko ngo abona ko ngo umugore we ngo ari kumurusha amafaranga. Ariko ibi ngibi ni ububwa. Ingibi ni ububwa, nkeka yuko ifaranga ry'umugore cyangwa se ifaranga ry'umugabo tayari baryamaze kubirya famiye. Ariko iyo abantu batangiye kugenda bacengacengana, ibyo bintu bigomba kuza kuba byagorana. Hari n'abakomeje kugenda ngo bansaba ngo amakuru ngo yo kwa Murinda Habirene, kwise ngo kubera iki ngo tutigeze tubonamo Murungi Sabe. Hariya ahantu i Kigali hari ibintu by'inzangano no guhigahigana biteye ubwoba. Twikomereze kuri Muyango. Iyo modoka ni ya mbere ya Range Rover, arayifitira paritsewe mu gipangu, ariko uwitwa Kimenyi yatunguwe no kugera mu rukiko bari kugabana ibintu bagezeho, agasanga uyu mugore mu by'ukuri nta kintu na kimwe agize gute afite. Ibintu byose mu by'ukuri byanditse kuri nyina umubyara cyangwa se no ku bandi bantu b'abavandimwe. Ariko uwitwa Muyango ibyo bintu yabigenje. Hakazaho n'indi modoka ya Benz aherutse kugura. Iyi modoka yayihawe na Kazungu. Kazungu ari mu bantu bishe nabi uriya mwana w'umukobwa ngo ni Muyango. Gusa nyine umuntu wishe nta ujya muririra, n'ubundi bajya guhitamo kujya kubindaya ubwabo ibyo bintu babyihitiyemo. Kandi nta mugabo n'uyu numwe rwose ushobora kuza kwihanganira kubona umukobwa we ahinduka maraya. Muyango ni umwana wo mu bantu b'abakoloneli bakomeye cyane. Ariko wumve ngo uwitwa Kazungu yaramufashe amusenyera urugo. Kandi ngo niba hari ikintu mu by'ukuri ise wa Muyango yakundaga uriya mukwe we Kimenyi Yves ku rwego rugize gute ruteye ubwoba. Ariko umukobwa byo kubaka urugo ibyo bintu bivamo arabyihorera, we ahitamo kujya gute kugenda kwiyegurira uburaya. Ahuza na Bakazungu bamukiramo agapira kugeza naho Kazungu yasambanyije Muyango, aragenda aramuhaga, atangira kugenda mu by'ukuri noneho amutuma abandi bakobwa. Akamutuma abandi bakobwa ati ndashaka yuko uzanzira karo bakobwa nkagira gute agasambanya. Kari uko Muyango akagenda akajya kuzana wa mukobwa akamuzanira Kazungu akajya gute akamusambanya, amwitura kumugurira imodoka ya Benz ya miliyoni zigera mu 100. Hanyuma iyo Benz bayishyiraho amazina ye, niba wenda iyo gift ya nyuma wenda Kazungu yabatanze, kubera ko ngira ngo witwa Muyango a celebrating iriya modoka ya Benz, nabwo mu by'ukuri uwitwa Kazungu yahise yinjira mu mazi abira, ndetse anabyinjiramo n'abayobozi benshi cyane bo mu nzego zibanze n'abakomeye. Bamwe baranahunze n'imitungo yabo igiye kugitezwa cya Munara. Ubwo ndi kugenda ndabura abantu bafite ibintu bita ngo ni amafarumasi mu Rwanda. Abizi neza ko umuyobozi wa RSB yari afite ngo amafarumasi arenga 30 mu gihugu hose, kandi hacuruzwamo imiti n'ubundi yinjira mu buryo bw'amagendu. Samutaye mugasanga no guhereza abaturage imiti imeze nabi cyane. Nyuma y'inuzo y'inkundura z'ibyuma mu Rwanda, abantu bafite amafarumasi mutangire mwitegure. N'abantu bari kubona abantu bari kugurisha farumasi mu Rwanda mukajya kuzigura, umenye neza yuko abari kuzigurisha bafite amakuru. Wowe uri kuza kuyigura leta muzasera kandi uzagira gute wowe ubwawe uzahomba, kuko bahereye muri FDA basanga ibijyanye n'imirire bifite ikibazo. Rero ntabwo bari buze ko bahagarara, barakomeza no mu miti. Ubwo by'umwihariko ni ibintu bijyanye n'amafarumasi ndetse n'ibi bintu ngo by'amavuriro ngo ya gakondo n'ibiki byose nabyo muze kuza kwa mugenda mwitonze. Yes, ndabasuje mbifurije amahoro y'Imana. Mwe mwese mukunda ibiganiro bya Bombo Cry Empire, mwe mwese mwagize icyo mukora kugira ngo tugumye kugoinga viral. Thank you ku biganiro byatambutse, mwanyeretse yuko mukwiye kunkunda kandi koko munankunda. Ewana,
God bless you, God you, ewana, God protect you and give happiness in this Sunday. Ndaje rero nje mu myidagaduro kandi nje mu bintu byo gutanga amasho turabimenyere. Ndagira ngo mbahe amakuru atari y'ibihuha. Ndagira ngo natangije akaboro ka Bosco Empire waje kugaruka ku mitungo ya Muyango ndetse n'umuherwe wa Ingufu wa Ingufu Gen Limited bita Kazungu rero byaje kugaragara yuko cyangwa se Bosco Empire akaba amushinja yuko cyangwa se akaba ari gutanga amakuru avuga yuko burya Muyango ari we cyangwa se Kazungu ari we wahaga amafaranga Muyango ndetse ari nayo ntandaro yatumye ashwana na Kimenyi Yves. Nanze kubyiza cyangwa se kugendera ku zindi proof, ariko yatanze proof avuga ati imitungo yose ya Muyango yari afite, ibikoresho byose Muyango yari afite byari byanditse ku bavandimwe ndetse na mama n'inshuti, ariko biza kugaragara ngo yuko Kazungu Emmanuel ari we wahaga amafaranga Muyango, avuga ngo uzakora ibi, agerageza kumujyana mu zindi saga, musaba ko yamuhuza n'abandi bakobwa. Ibintu bigumya kuba byinshi muri no myidagaduro. Ndagira ngo mbabwire namwe ni cya kiganiro cyiza bita twiganirire. Wowe ubyumva ute? Ntago nje gukotinga cyangwa se nje gukotinga, ntago nje gucira umuntu urubanza, ariko kugira ngo tugere mu kintu bita twiganirire, banze unyumve nkukubite proof zanjye, nkuhe buri kimwe, banze mwumvisha ibimenyetso bishobora kuba byerekana yuko bishobora kuba ukuri ku ruhande rwanjye, mwereke n'ibishobora kuba atari ukuri. Wowe icyo uri bukore nta komenti zitukana dushaka mwamfurama. Icyo uri bukore uragerageza mu bwenge bwawe n'ubushobozi bwawe ufite, wumve cyangwa se nawe proof ufite uzidusangiza, twiteguye kuzakira. Reka nangire uku nguku kugira ngo ibi dutangire tuvuga ngo ibimenyetso ni ibi, fact ni izi, kugira ngo tuze kugera muri ka kanya keza bita twiganirire. Banza wumvize fact. Yes, nibyo navugaga rero. Burya ikintu cy'imbanzi cyangwa se ikintu tutabwe cyangwa se ikintu tutamenye, buriya iriya modoka ya mbere ya Rava4 Muyango yaratunze, wase Muyango ngo yari yayiguriwe n'uwo bita Kazungu. Noneho biza kuba yuko Kimenyi Yves akazabona arahahirwa n'umugore, stoke ni umugore, imodoka ni umugore, ibintu byinshi ngo byatangiye kuba iby'umugore. Umugabo abona yuko atangiye kubabara cyangwa se atangiye kugira ishavu n'agahinda, aza kuba yiguma cyangwa se avuga ati ntabwo ntazansigara ngo umugore ni ikinga, yagiye mu mashongo, yagiye mu biki, ngo byaba biri kunsebya. Umugabo natwe turabizi nk'abagabo ikintu bita icyubahiro, bujya kubona yuko ubanye n'umuntu muri mu nzira nziza cyangwa se mu nzira imwe, mugasangira akabisi n'agahiye, nibyo bigaragaza urukundo ndetse n'iyuko munashyigikirana ndetse munakunda. Naimba umugore yatagasa ugiye gucya, urumva n'akanya kawe nawe nikashoboka, amanywa y'abagasinzira yitegura kujya mu kandi kijoro, ubwo ugasanga ni ibintu biri gutuma Kimenyi Yves avuga ati ewana ngomba kuba natandukana nawe nkigenda. Turabimenyere ko yahise yigira state agumayo abari haba, ariko ndagira ngo mbibutse iki kintu nanone. Ese za nkundo zavugaga ko ikintu cyabatambutsa cyangwa se cyabatandukanya ari urupfu, none bitangiye kujya mu rukiko, bari kugabana imitungo. None ndagira ngo yenda turi ku ruhande rwa Kimenyi Yves, ndagira ngo tujye ku ruhande rwa Muyango nawe nk'umuntu ukunda hit nk'umustar nk'iki byose. Turabizi ikintu baba bashaka, amafaranga, imibereho myiza. Wowe ubonye ikigabo gusha cyangwa se ikigabo kubita hasi nk'uko imba ibivugwa ari ukuri, wakemera guhomba aya mafaranga ngo nuyakorere? Se wakwemera kubaho mu buzima uri kubona yuko bugoranye ndetse ufite uburyo wakoreramo amafaranga? Ni bimwe mu bintu nyange, nubwo nyine umugore w'umugabo buriya baba banakwiye kubyumvikanaho. None ese turaza kuvuga iki kintu, munyumve neza, turaza kugendera kuri Bosco Empire, tuvuge yuko ngo ni Empire, bya bindi avuga ni ukuri.
ese ubu si kugira ngo yibonere kazungu, yibonere views kugira ngo abone uko vuga ku bantu muri no showbiz bari kugumya kwigaragaza cyane ko Muyango saga ye itezweho amaso, saga ya kazungu itezweho amaso, ubwo si kugira ngo yibonere views. Ese ibi bintu turaza kubyemeranya? Ngenje kumukodinga kugira ngo tujye muri ya sanse cyangwa se cya gice nita ngo twiganirire, niyo mpamvu nabyise twiganire. Ese wowe uraza kubona yuko ibi bintu ari ukuri? Nje sinemeranya n'abandi bose. We Prof zawe nanjye nagugerageje kuguha ibyakumye kuvuga impamvu n'imvana byose kugira ngo tujyanirane, none nawe gira icyo uvuga. Ese urabona yuko ibi bintu ari ukuri cyangwa se ni kwa gushaka views kwa abantu twikoreshereza imbuga nkoranyambaga? Ndagushimiye wowe wahisemo gukanda subscribe, share ndetse na comment, wigenda udakanze share, subscribe ndetse na comment. Ndabakunda cyane mwamfura mwese, twemeye ko tugumya kubana muri uno mujyi. Nyagasani Yezu nagumye kubaha umugisha utangwa n'umwana cyangwa se n'umwana na nyina muri rusange. Ndabashimire, reka tubane mu biganiro bitambuka.